uzanyibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Jewe mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi umusaya w'iburyo mutegere n'ubundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe mwegurire n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000 muterane 2,000. Ugusabye umuhi, nushatse ko umuguriza ntukamwirunze. Mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanjye umwanzi wawe. Jewe ubu ndababwira ngo mukunda ababanga musabira ababatoteza, bityo muzabe abana ba so uri mu ijuru, we uvusha izuba ku babi no kubeza kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusa ababakunda muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvindimwe muzaba murushije iki abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Tumaze kumva ijambo ry'Imana rivuye muri aya masomo abiri tumaze kumva, rimwe ryo mu ibaruwa ya Yohani n'iryo mu Ivanjili ko yanditswe na Matayo. Impamvu nahisemo ko tuzirikana kuri aya masomo nuko iyo tuje gusabira umuntu witabye Imana cyangwa se abantu bapfuye, rimwe na rimwe dutinda kuri bo, kandi burya igitambo nk'iki ngiki cyagombye natwe kutugirira akamaro. Abagiye isengesho ryacu ribagirira neza, ko Imana ibyumva kandi ikumva ibyifuzo byacu kuri bo. Natwe ariko dukeneye kwisabira kugira ngo iyi si tuzayibemo neza. Natangiye mvuga ngo umuntu aravuka akaba
hakabaho byaba nabi cyangwa se neza biterwa n'uko tubyita. Akabaho iyo akiri umwana baba bamwitaho, iyo akiri umwana baba bamwitaho, baba bamukunze kandi bakamumenyera icyo akeneye icyo ari cyo. Umuntu agenda akura niko inshingano ababyeyi bari bamufiteho bagenda bazimurekera buhoro buhoro, kuzageza igihe azaba yirwanaho 100%. Iyo afite imbaraga ari umusore biba bishimishije, nawe biba bimushimishije nk'uko n'abandi bari bashimishije kumubona ari umusore cyangwa se ari inkumi ameze neza. Ariko uko umuntu agenda akura niko rya toto rigenda rivaho. Waba undi wari umusore agatangira kuzana iminkanyari, buhoro 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 uwagukundira mu busore bwawe agenda nawe bigenda bigabanyuka. Muri iyo nzira yose umuntu anyuramo agira byinshi navuga ngo biha umurongo ubuzima bwe, ku buryo ndetse ibyo agiramo uruhare biba ari bike. Ntabwo ujya inama n'Imana y'aho azavukira n'uburyo azavuka n'aho azaba. Uri mu Rwanda, twese twagiye tubona twavukiye mu Rwanda kandi twishimira kuba mu Rwanda nk'Abanyarwanda. Nk'uko wavukiye i Burundi cyangwa se mu Bugande nawe yagiye kubona akabona naho ngaho avukiye. Ibyo nta n'umwe ubigiramo uruhare, ni Imana ubwayo. Navuga ngo n'uburyo amateka yagiye ayobora ubuzima kugera kuri wowe. Nta n'umwe rero uhitamo aho avukira, nta n'uhitamo umuryango avukiramo. Iyo ugize amahirwe uvukira mu muryango uri bukwite ukaguha icyo ari cyo cyose ukeneye maze nawe ukishima, rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagirwa ko hari abandi bamerewe nabi kubera ko atigeze abimenya ko hari abandi bavutse ukundi. Icyo nashakaga kuvuga rero ni uko amateka yacu ajya aho ashatse, hanyuma umuntu akayisangamo nawe akayakuriramo. Byaba bitangaje rero umuntu ashishije undi uko yavuga, kuko icyo gihe nawe aba afite ikibazo aba afite ni ukutimenya. Kutimenya bituruka ku kuticisha bugufi. Ubwo nateguraga aya masomo nagerageje kureba igisobanuro cy'ijambo imirite cyangwa se kwicisha bugufi, nza gusanga gifitanye isano n'umuntu. Kwicisha bugufi cyangwa se imirite ni ukumenya uwo uriwe, kumenya ko uri umuntu. Burya ubwirasi cyangwa se ubwirasi cyangwa se igitandukanye na imirite ni ukwishyira hejuru y'umuntu cyangwa se y'uko wakagombye kuba uri. Uwicisha bugufi ni umenya ko ari umuntu, akamenya aho agarukira, hanyuma akamenya ko kandi niba ari kumwe n'abantu ubwo nyine burya muba mufite icyo muhuje. Kera twiga filozofi badusobanurira ikintu cyitwa essence. Batubwiraga ko burya abantu bose bahuje essence, bahuje ikintu, bafite ikintu kimwe bahuriyeho, ibindi bigenda byiyongeraho. Ibyo twita muri filozofi accident ni ibintu bigenda byiyomekaho kuri cya kintu principal, cya kintu cy'ibanze twese duhuje. Noneho ibyo bikaba ari byo bidutandukanye. Nibwo ugira utyo ukabona umwe aratukura undi arirabura, ariko ukuyeho ubutuku bwe n'undi ugakuraho ubwirabure bwe, ugakuraho imyenda umwe yambaye, ugakuraho uburebure, byose birangiye hazasigara ikintu twese duhuje cyo twakwita, ngira ngo undi muntu yakita ubuntu cyangwa se umuntu ntabwo nzi ko twakwita mu Kinyarwanda.
Iyo mpamvu umuntu wambura undi ubuzima burya nawe ubwe aba yisuzuguye. Aba yisuzuguye, ntabwo aba yimenye, ntabwo aba yamenye uwo ari we. Agaciro k'umuntu rero ntabwo agahabwa n'abandi. Agaciro k'umuntu agahabwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu avuka afite agaciro. Hari imvugo igezweho yo kwihesha agaciro, ariko burya agaciro umuntu aba agasanganywe, kuko agaciro wagahawe n'Imana kuva ijya kukurema ikaguha ishusho ryayo. Burya wari ufite agaciro, icyo twita agaciro mu Gifaransa niko bita dignité. Dignité urisobanura neza ni nka valeur. Dignitas mu Kilatini urisobanura neza ni valeur cyangwa se agaciro, cyangwa se igikwiye icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero umuntu yavutse akwiye icyubahiro muri we kubera ko ari Imana. Ndagira ngo rero natwe tutekereze neza, twumve neza ko umuntu afite agaciro uko yaba ameze kose. Natangiye mvuga ko bya bintu byose bigenda byiyomekaho, dufite ikintu duhuje, hanyuma ibindi byose bigenda byiyomekaho ni nk'amakoti tugenda tuba. Ibyo bigatuma rero tuba turi abavandimwe. Burya mu ntangiriro ya byose burya abantu ni abavandimwe. Iyo rero turimo gusabira abazize Jenoside, ni umwanya wo kongera gutekereza kuri ako gaciro ka muntu, kuko umuntu afite agaciro gakomeye Imana yamuremanye, nta n'ushobora wundi ukamuha kuko aragasanganywe. Se twebwe tumaze kumva iri jambo ry'Imana no gutekereza kuri ako gaciro ka muntu, ni gute tugerageza guha buri wese agaciro ke? Kuko uyu munsi ni twebwe tubwirwa, nyuma yacu hazabwirwa abandi bazadusimbura, ariko twese icyo tubwirwa n'uko umuntu afite agaciro gakomeye. Abapfuye bari bafite uko babagaho, banabanaga. Ni nayo mpamvu turimo kubasabira ubu ngubu kugira ngo Imana igirire ko bayemeye, hanyuma ibagororere ijuru. Bafite uko bumvise ako gaciro k'umuntu, bafite n'uko bumvise urukundo Yesu Kristo yatwigishije. Ikimuha agaciro no gukunda bagenzi be, kuko udakunda bari mu mwijima nk'uko Ivanjiri yabitubwiye. Hari amagambo akomeye cyane twumvise mu isomo rya mbere, ngira ngo ari mu bintu byatumye nihitamo. Ngo ariko uwanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima, akagenda mu mwijima ntamenye aho agana, kuko umwijima uba wamuhumye amaso. Yohana arashaka kutwereka ko ikigize umuntu iki burya ni urukundo. Agenewe kubana n'abandi. Kiratubwira tuvuga ko l'homme est essentiellement social. Uvuga ngo agenewe kubana n'abandi, ntabwo umuntu arakarwa, agomba kubana n'abandi, kandi kugira ngo abane n'abandi ni ngombwa ko abakunda nabo bakamukunda. Ese twebwe muri uwo mubano wacu n'abandi, aho ntiwasanga natwe dushobora kugwa mu mutego ba bandi baguyemo wo kwanga bagenzi bacu? Ese twebwe tubanye dute na bagenzi bacu? Aho ntiwasanga turi mu mwijima nk'uyu nguyu Mutagatifu Yohani arimo kutubwira, tukaba tutazi aho tugana. Ese ntabwo twaba turangwa n'ibitekerezo ibyo ari byo byose by'ivangura, ku buryo natwe dushobora kwibwira ko turi mu nzira nziza kandi yahe yokaye? Ese twebwe dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda? ngira ngo ari umwanya mwiza wo kongera kubitekerezaho. Urwango ruba mu bantu, ese twebwe tubanye dute? Ese nta rwango twaba twifitemo hagati yacu n'abandi?
ukwikuza kuranga buri wese. Mvuze buri wese kubera ko ariyo navuga ngo ariyo tendance, ngo buri wese ubona icyerekezo cyangwa se ukwikunda. Hanyuma uko umuntu yikunda niko burya agenda arushaho kwigizayo abandi. Hari umufilozofe wigeze kuvuga ngo l'autre me vole ma place. Wiyabivugaga arebye imibereho y'abantu, kuko abantu benshi usanga ariko batekereza. Akavuga ati iyo mba nari jyenyine nari kuza nkicara muri iyi kiliziya nkumva ko ari iyanjye jyenyine, ariko ubwo hinjiye undi tubaye babiri, rimuvole ma place. Ugasanga ibitekerezo by'abantu kenshi navuga ngo byuzuyemo ukwikunda gutuma nyine umuntu ashobora gutekereza gutyo. Burya niho ubushyamirane bugenda buturuka, niho abantu bapfa ibintu bagenda bigenda aho ngaho bigenda bituruka. Bavuga iyo aba atarahari nari we bifite jyenyine, none araje tugiye kubigabana. Rimwe nyine umuntu akibwira ko abifite kubera ko ahari, ariko nyuma y'iminsi mike aba yabisize akagenda, kuko yaje asanga ise kandi azayisiga uko imeze. Urukundo rwacu ruhagaze rute? Agaciro duha abandi bagenzi bacu gahagaze gate? Nirinze kujya mu bintu byabaho cyane, njya mu buzima kugira ngo dutekereze cyane, kuko ubuzima tubamo uzasanga tugenda dupfa uku kutagira urukundo, uku kwikunda cyane, uku kuticisha bugufi. Hanyuma twaza no kwibuka nk'uku nguku nitubona akanya ko kubitekerezaho. Ndagira ngo aba badutanze mu byo dusaba, so ko nibagera no ku Mana natwe dusabira urukundo rushyitse, uko urukundo rugenda rushaho kuba ruke mu bantu, no kwikunda kugenda kurushaho guke mu bantu. Uzabona ko umuntu aba ashaka icye, hanyuma noneho yakigeraho akumva arishimye uko yaba yakigezeho uko ariko kose. Nyamara uko ntabwo ari uko. Muzi mwikundira ababakunda muzahembera iki? Ibikundira umuntu kubera ko ari inshuti yabo. Ese abasoresha bose uko babigenzaga, nimuramutsa gusa wumva indimu, muzaba murushije iki abandi? Nukunda gusoma umuryango wawe uzaba urushije iki aho basoresha? Nukunda gusa uwo mu bwoko bwawe uzaba urushije iki abandi babishe? Ivanjiri ikomeye dukwiye gutekerezaho cyane, kuko urukundo ntabwo rurondera akari akarwo, urukundo rujya hose. Ni nabwo tuzarushaho kuba abakristo, nabwo tuzasabira neza aba batuvuyemo batari bacyiteze, natwe tutabishaka. Sibyo ko ntabwo ugenda umuntu abishaka, ariko dusabe cyane ko igitambo cy'Ukaristiya kugira ngo urukundo aba babuze twebwe turugire rwinshi, kugira ngo turokore n'abandi bashobora kuba babuze urukundo rwo muri iki gihe. Nyagasani Yezu nabane nawe. Oh
ushobora byose. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, iki gitambo tugituriye abayoboke bawe bahoze baririmba muri korado Kigali, none turagutakambira twiyoroheje, amasengesho yacu nakunogere, abaronkera imbabazi zawe zihoraho iteka, kubwa Kristo umwami wacu. Koko rero Nyagasani, abayoboke bawe ubugingo ntibabucuzwa, ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira, bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: None rero Nyagasani Mana ishobora byose, tukwinginze twiyoroheje, aya maturo twazanye ngo akwegurirwe kugira ubwuzu yatagatifurije roho wawe, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe wadutegetse kujya dukora imihango mitagatifu.
ubwo nyine muri rya jambo yatanzwe yafashe umugati agushimira kugiraho amagambo y'umugisha arawumanyura nuko abohereza abigishwa be avuga ati mwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro gushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. mu gihe twibuka ibabara dukesha agakiza ry'umwana wawe n'izuka ry'agatangaza n'izamuka rye mu ijuru, mu gihe kandi tugitegereje ko aza yuje ikuzo, tugushimiye tugutura iki gitambo kizima kandi gitagatifu. Turakwinginze ubugukira ituro rya kiliziya yawe, maze uribonemo cya gitambo washatse ko giturirwa kukunezeza. Nuko niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe, bikadusenderezamo roho we mutagatifu, uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwo naduhinduremo ituro rikunogera iteka, maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe. Mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mukuru w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abagupfiriye bagororeye ikuzo, n'abazina bacu batagatifu, n'abandi batagatifu bose bakuduhakirwaho tugahora twizigiye gufashwa nabo. Turakwinginze Nyagasani, iki gitambo twaturiye kukwitwaraho nikirongera isi yose amahoro n'umukiro. Kiliziya yawe kiri mu rugendo hano ku isi, ugire ibambo ikomeze kwemera no rukundo, hamwe n'umugaragu wawe Papa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu Tadeyo, n'urugaga rwose rw'abepiskopi, n'abatorewe mu murimo wa Ritari bose, n'imbaga yabo wigaruriye bose. Gira impuhwe, wumva amasengesho y'uyu muryango washatse kugushengerera, kandi dawe nyiribambe, abana bawe bose batatanye, ugira imbabazi, ubahurize mu bumwe. Nyagasani wibuke abayoboke bawe, Yamuremye Sauve, Karangwa Karaveri, Nzakibwami Henri, Mutarambirwa Joseph, Gasana Gaetan, Rwakabahiza Jean Berkimas, Kalisa Bernard, Mashiro Bernardin, Mukanyarwaya Julienne, Murekezi, Venancia, Superviseur, Venantarias, Venancia, Venant Arias, Superviseur, Kayigamba Jean de Dieu, Taganira Désiré, Seigneur Valivocate, Ntakarakorwa Barthélemy, Bukeye Eugène Placide, Mukandisi Febroni, Kariga Calixte, Karangwa Stanislas, Ntagengerwa Emmanuel, Frere Gatera Gabriel, Muhikira Aloyse, Mirigi Alphonse, Kagorora Eustache, n'abandi bose batanditse aha ngaha bahoze baririmba muri korali de Kigali. Babahamagaye mu buryo butunguranye bava kuri iyi si, maze
wunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu, ngo wunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubahe no kumwishushanya mu izuka rye igihe azakangura abapfuye bakazukana imibiri yabo, maze nubwo isanzwe ifite agaciro gake akayishushanya n'umubiri we wuje ikuzo. Ibuke n'abavandimwe bacu bapfuye kimwe n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo barakunyuze, ugire impuhwe ubakire mu ngoma yawe, aho twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe n'abiteka ryose igihe uzahanagura amarira yacu yose, kuko tuzaba tukureba n'amaso yacu nk'uko umeze by'ukuri Imana yacu, tukazaba dusa nawe uko ibihe bizahora bisimburana, maze tukazagusingiza ubuziraherezo. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose uhora uyigarira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, we bwa Roho Mutagatifu, uko bihora bisimburana iteka. Kuko twabibwirijwe Umukiza akanabidutegeka, icyo gitumye dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje abizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristu. Nyagasani Yesu Kristu, wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro.